Mwiriwe neza, nongeye kubakira ikiganiro cy'umugoroba. Nishimiye ko twongeye kugira ibihe byiza byo gusanga ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe kumwe na Adrien Bizimana. Munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza no kuntu dukunda. Twarakubonye ugendana natwe, uvugana natwe. Ubwiza bwawe Mana buri hagati muri twebwe. Tugushimiye ineza yawe Kristo. Reka umwanya nk'uyu wose wari wo kuguhimbaza, umwanya nk'uyu wari wo kwaguka. Reka mu izina rya Yesu Kristo umwanya nk'uyu wo kujya kugambirira ibyiza no kwaguka mu mbere y'amaso yawe. Reka Kristo usuke umwuka wawe wera, ubwiza bwawe buganze hagati muri twebwe, kandi dukore ibyo ushaka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Ijambo rero nifuza ko tukoraho meditation muri uno mugoroba. Ni ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Ibice byaho ni ibice bitatu, umurongo waho wa 14. Imana yacu nishimwe. Nahumu ibice byaho bitatu, umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Amen. Reka dusome nanone. Ivomera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukate urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Amen. Imana yacu nishimwe. Iri jambo nifuje ko tuganira rifite umutwe uvuga ngo ivomera amazi ahagije. Imana yacu nishimwe. Ubu ni ubutumwa Nahumu ahanurira umujyi wa Nenewe. Ngira ngo abantu benshi muzi ibyabaye ku mujyi w'i Nenewe. Igihe tuzi no mujyi, igihe Imana iwuburira ko ugiye kurimburwa n'ibyaha. Uribuka ko Imana yagize igihe inawutumaho abandi bahanuzi. Noneho na Nahumu yari yarahanuye irimburwa rya Nenewe. Imana yacu nishimwe. Noneho Imana arababwira ngo ivomere. Yabwiraga umwami waho kugira ngo anongere anabwire abaturage baho ngo bivomere amazi ahagije mu minsi yabo yo kugotwa. Bagize igihe cyo gushayisha, bagira igihe cyo gutera umugongo Imana, bagira igihe cyo kwigarurirwa n'ibigirwamana, kuko n'umujyi waje kwigarurwa n'Abanyasiriya, bawuzanamo ibigirwamana byabo biba byinshi. Noneho ubutumwa bw'Imana buhageze, barababwira ngo nimwivomera amazi ahagije mu minsi yanyu yo kugotwa. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi nyangira ijambo turyekerezeho, twebwe Abanyarwanda, twebwe n'abandi bantu bumva Ikinyarwanda, tubwiyegerezeho, tubwiyerekezeho, twibuke ko natwe dufite iminsi yacu yo kugotwa, iminsi yacu mibi. Uyu munsi ntabwo nzi iminsi urimo, ntabwo nzi iminsi, ntabwo nzi ikiguhangayikije, ntabwo nzi intambara urimo urwana, ntabwo nzi ikigutuze. Mu yandi magambo, muribuka igihe Abisirayeli bari mu bihe byo kumva Satani abatuze, ngo abatuze, Farawo abatuze, cyangwa se abegereje, abasatiriye kugira ngo bagirire nabi. Uyu munsi nawe ntabwo nzi ikintu kigutuze cyangwa se ikintu kigusunitse, kikugarije. Mu Kinyarwanda cyiza kuvuga ngo kikugarije. Ntabwo nzi ikikugarije, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ravuga ngo ivomera amazi ahagije mu minsi yawe yo kugotwa. Ivomera amazi mu minsi yawe mibi, mu minsi yawe ya yindi yo gutabaza. Uvuga ati Uwiteka ndagushaka, Uwiteka uyu munsi ndashaka kubona, ndashaka mu maso hawe. Uwiteka avuga ijambo. Hari igihe usanga abantu basenga ijambo nakwita ko ari ijambo ryo kwinginga. Uvuga ati Uwiteka uyu munsi Mana, uyu munsi, iyi saha, uyu munota ndagushaka mu isaha igiye kuza, ndagushaka mu munota ugiye kuza. Hahandi umuntu aba arimo asenga isengesho adakura, kuko arimo abona Satani amwugarije. Uyu munsi ntabwo nzi ikintu kikugarije, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ivomera amazi. Ivomera amazi mu minsi yawe yo kugotwa. Kwivomera amazi mu yandi magambo ni ukugira ijambo rikakuzura, ni ukugira Kristo akakubamo, ni ukugira Imana ikaguturamo, ikakuganiriza, ikagendana nawe, ikakubera umurengezi, ku buryo buri munsi wumva uri full tank. Hari ijambo tuzadukoresha uvuga ngo full tank, cyagiye imodoka iba yanyweye esanse, bashyizemo esanse bakuzuza.
usanga esanse iragabanuka. Iyo bakoresha kuva hano ijya i Kigali usanga igabanukaho nka 1/3 cyangwa se 1/4 kubera yuko wujuje full tank. Uyu munsi ndakubwira ngo nawe mu buryo bw'umwuka mureke twuzure mu buryo bw'umwuka, maze igihe cyo kugotwa kwacu tuzasange dufite imbaraga, tuzasange dufite ikibatsi kiri muri twebwe. Aricyo kibatsi ntabwo kizanwa nuko wariye cyangwa se wanyweye ibiryo cyangwa ikindi, ahubwo kizana no gusenga, kizana no gukunda ijambo ry'Imana, kizana no komatana n'Imana, kizana no kugendana n'Imana, kizana no gukunda ijambo ry'Imana, ukarikunda rikakubamo kandi ukarigenderamo. Imana yacu yishimye. Uyu munsi muri uyu mugoroba ndabona ko meditasiyo yo kuvuga ngo twivomera amazi. Njyewe nagambiriye muri iyi minsi yuko numva nifuza kongera kuzura imbaraga, kongera gushakashaka mu maso y'Imana, kongera gushakashaka ijambo ry'Imana rikambamo, nkarisoma nkarikunda. Nawe uyu munsi ndagukangurira ngo ivomere amazi iminsi yawe kugotwa itaraza. Ntabwo uzavoma igihe uzaba ugoswe, ahubwo icyo gihe uzaba ukeneye kunywa ku byo wivomeye cyangwa se gukora kuri reserve yawe. Uyu munsi ndagukangurira kugira reserve mu buryo bw'umwuka. Gira imbaraga, ugendana imbaraga kandi ushake Kristo. Kandi nawe mpagaze ku rugi ndakomanga, niwinjira nanjye ndinjira, dusangire. Imana yacu nishimye. Reka rero dusenge dusoza dushima Imana yuko yaduhaye umunsi mwiza, kandi tunisengera nanone kugira ngo dukomere ku rufatiro arirwo Kristo. Amen. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ndetse no kumudukunda, tugushimiye ko twagenda nawe tukakubona, ugendana natwe, uvugana natwe, ukorana natwe. Twarakubonye, turabahamya b'ibyo. Ibyo bidutera imbaraga kandi bikadutera gushakashakana umwete. Kristo, uduhe kwivomera amazi mu gihe nk'iki, kugira ngo iminsi igoye iri imbere, iminsi yo kugotwa, tuzabe twujujwe kandi twumva twomatanye nawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza.